Umuyobozi w'akarere ka Musanze akatugezaho ijambo yatugeneye. Nyakubahwa meya w'akarere ka Musanze, tubahaye ikaze, murakoze cyane. Visi meya cyangwa se umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'abafite ubumuga mu karere kacu ka Musanze, ba nyakubahwa baje muhagarariye imiryango y'abafatanyabikorwa barimo Hope and Homes for Children, UPHLS, Humanity and Inclusion, PHT, SOS, batumirwa abandi mutandukanye muri hano, abaturage ba Cyuve, namwe mwese mufite ubumuga mwitabiriye gahunda uyu munsi mpuzamahanga w'abafite ubumuga, mugira amahoro. Munyemerere rwose tubanze tubashimire uburyo mwitabiriye umunsi, mukaza muri benshi kandi mukeye. Murabona ko uyu munsi wari ukenewe, na nyuma y'uko ku rwego mpuzamahanga, ku rwego rw'isi babona ko uyu munsi wari ukenewe, ariko n'u Rwanda ntirwasigaye inyuma, rubona ko bikwiriye ko abafite ubumuga nabo bakwiye kugira umunsi biharira, bityo twese turaseruka, ubuyobozi bukabashyigikira, imiryango itandukanye nayo ikabashyigikira. Uyu munsi twese noneho tugahura, tukabyina, tukagaruka ku byo twagezeho, ku byo twafatanije, imivugo itandukanye ikavugwa, indirimbo zikabyinanwa, bityo rwose tukarushaho kwishima. Munyemerero kandi dushimire ubuyobozi bw'akarere kacu ka Musanze, umurenge n'abafatanyabikorwa batandukanye bateguye neza uyu munsi mpuzamahanga. Nk'uko nari maze kubivuga, abantu bafite ubumuga, uyu munsi ukaba usa gutya cyangwa se utagira ukusa. Dushimire kandi n'insanganyamatsiko yatoranijwe uyu mwaka igira iti kuzamura uruhare rw'abafite ubumuga mu miyoborere, twubaka ejo heza. Ubwayo iratanga ubutumwa bwiza ku buryo buri wese yumva icyo asabwa, haba ku buyobozi, haba ku baturage muri rusange, ndetse by'umwihariko n'abafite ubumuga, bakumva ko uruhare rwabo ruhari mu miyoborere, twubaka ejo heza h'igihugu cyacu. Uyu munsi kandi ni umwanya mwiza wo kurebera hamwe ibimaze kugerwaho mu gufasha abantu bafite ubumuga kwiteza imbere no gukemura bimwe mu bibazo bafite, ibindi bigasuzumwa neza, ngo hafatwe ingamba zo kubishakira umuti, cyane cyane hirindwa ko habaho ihezwa ry'abantu bafite ubumuga muri gahunda zitandukanye z'igihugu. Kuri uyu munsi kandi turashimira abantu bafite ubumuga uburyo bagerageza gukora uko bashoboye kugira ngo nabo biteze imbere, bihangira ibintu bimwe na bimwe, bihanganira ibintu bimwe na bimwe bibabangamira mu buzima bwabo bwa buri munsi,
ndetse n'abafite imirimo bakagerageza cyangwa se bakayikora, simvuga kugerageza ahubwo bakayikora neza. Mureke kandi dushimire, mufashe dushimire Leta y'Ubumwe bw'Abanyarwanda iyobowe na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, uburyo ikora ibishoboka byose ngo abantu bafite ubumuga badasigara inyuma. Munyemerere rwose dushimire Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ntituzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere. Muri ibyo rero twashimira ubuyobozi bwacu, hari nk'uko mwabivuze kuba harashyizweho itegeko rishyiraho inama y'igihugu y'abafite ubumuga kuva mu 2011, hakajyaho ndetse n'inzego zayo kuva ku kagari kugera ku rwego rw'igihugu. Uyu munsi nk'uko mbivuga cyangwa mubizi, inama y'igihugu y'abafite ubumuga irahari kuva ku kagari kugera ku rwego rw'igihugu. Mwabonye ko ku rwego rw'akarere dufite n'ubundi n'umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'abafite ubumuga. Hari kandi kuba mu nama njyanama y'umurenge, akarere harimo umuhuzabikorwa w'abantu bafite ubumuga kugira ngo ibyemezo bifatwa n'abafite ubumuga nabo bagaragaremo. Mwabyumvise?
Children yatanze inkoni z'abatabona 20, itanga imbago 28. UPHLS yatanze imbago 40, amagare 6, inkoni zera 6. HI yishyuye itorero, yatanze inkunga y'amafaranga. THT batanze inyoroshyangendo y'abahagarariye abandi NCPD, ubwo n'abahagarariye abandi mu nama y'igihugu y'abafite ubumuga. SOS bazishyurira abafite ubumuga 15 baziga imyuga. Dushimire cyane aba bafatanyabikorwa. Reka dusabe uwitwa Ndungutse Daniel yegera imbere nawe ahabwe inkoni yera. Reka dusabe umunyamabanga w'umurenge wa Cyuve n'umufatanyabikorwa. Coordinator wa NCPD ku rwego rw'akarere nawe yakwegera tanga inkoni yera. Imbere abaturage n'abafite ubumuga bibonamo, twatanga urugero nka VUP, gahunda za Girinka n'izindi gahunda zitandukanye zizamura umuturage cyangwa se ziteza imbere umuturage. Abafite ubumuga nabo bakagira gute, ntago bazihezwamo, ahubwo nk'uko nari mbivuze bari no mu bafata ibyemezo kugira ngo izo gahunda zibashe kugerwaho cyangwa se zigere no kuri bose. Hari kandi kuba muri gahunda yo kubona akazi, iyo ufite ubumuga anganyije amanota n'udafite ubumuga, ufite ubumuga ari we uhabwa akazi. Mwabyumvise? Mu rwego rwo gutanga akazi, iyo ufite ubumuga anganyije n'undi utabufite banganyije amanota, wa wundi ufite ubumuga niwe ugira ute, niwe uhabwa akazi. Kuko kandi byagarutsweho, hari ukuba amakipe y'abafite ubumuga yitabira amarushanwa, by'umwihariko mu karere kacu ka Musanze turafite amakipe y'abafite ubumuga ndetse akaza no ku mwanya, donc akaba ariyo aba ayambere. Ngira ngo kugeza ubu ngubu niyo yambere mu gihugu. Munyemerera ahubwo nabo tubashimire, tubamashye.